Reka tubasuhuze nanone inshuti muduteze amatwi, inshuti z'akadasohoka, inshuti tubana ibihe byose, Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubashyigikira mu byiza byose mutekereza gukora, twiringiye tudashidikanya yuko mumerewe neza kandi abatameze neza namwe mukomeze mwihangane. Rero tugarutse mu kiganiro kivuga ibintu bine umusore cyangwa se umugabo akwiye kwitondera mu gihe agiye gushaka umugore umurusha ubushobozi. Igihe umugore akurusha ubushobozi, hari ibintu bine ukwiye kwitondera kugira ngo utazicuza mu minsi iri imbere, utazicuza uvuga ko wahubutse, utazicuza uvuga ko utabitekerejeho. Ibi bintu bine rero turagira ngo tubigendanemo maze urusheho gusobanukirwa, bityo urusheho gufata ibyemezo bikwiriye. Iyi ni cano Amahumbezi, cano ikugezaho ibiganiro bitandukanye byagufasha muri ubu buzima, cano ikugezaho ibiganiro byagufasha kwiteza imbere. Niyo mpamvu rero kubana natwe ni ingenzi kandi natwe kubana namwe ntako bisa. Turashimira cyane mwebwe mwakoze subscribe, mugafungura n'inzogera, mugasharinga bino biganiro, mugatanga comment. Rwose byagiye bidufasha, byagiye bituma tumenya ibiganiro dukwiye kubakorera ndetse n'ibyabafasha natwe bikadufasha. Hariho rero abantu benshi bagiye batwandikira batubaza ngo mbese umuntu aramutse yarakundanye cyangwa se yarashatse umugore umurusha amafaranga ni iki akwiye gukora, ni iki akwiye gukora kugira ngo barusheho kubana neza. Turabashimiye cyane rero mwebwe tubana nk'uko twabivuze, kandi abashyashya namwe tubahaye ikaze kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Nuza kwishimira kino kiganiro ukumva hari inama nziza wumvishemo, uze gukora subscribe, ubwo ni ku bashyashya, ufungure n'inzogera kandi utange n'igitekerezo, nabyo birushaho kuba byiza. Kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, muze tubane. Rero nk'uko mubizi burya abantu bose ntabwo bajya bahuza ubushobozi. Hari igihe umuntu ashobora kuvukira mu muryango ukize cyangwa se nawe akaba yakwishakira n'ubutunzi ku ruhande rwe kandi bikamuhira akagira amafaranga menshi. Hariho abagore benshi rero cyangwa se abakobwa bafite amafaranga bafite amafaranga ku kigero cyo hejuru, cyangwa se bafite akazi, bafite amakompanyi, bafite inganda. Abangaba rero rwose baba bayafite. Ugasanga nk'umukobwa afite miliyoni runaka, miliyari runaka, byaterwa n'ukuntu umutungo we waba ungana, ariko icyumvikana cyo ni uko hariho abantu benshi bafite amafaranga kandi ari igitsina gore, kandi hakaba hariho n'abandi bakennye ari igitsina gabo, kandi aba bagabo cyangwa se bano basore nabo bakaba bakeneye kuzashaka abagore. Bityo rero bikaba ngombwa ko hari igihe umuntu ashobora kugira atya agahura n'umukobwa ufite amafaranga. Kenshi muri ubu buzima abakobwa bafite amafaranga bakunda gutinywa n'abasore benshi, kubera ko hari igihe umusore avuga ati cyorere uriya mukobwa se namuhinguka he kandi afite amafaranga angana kuriya, uriya mugore namuhinguka he afite amafaranga angana kuriya. Niyo mpamvu abakobwa benshi usanga abenshi bakunda gusa nk'aho bakura, bakamara igihe kinini rwose batarashaka. Rero baba baragiye batinyirwa amafaranga bafite. Buriya amafaranga nayo atera igitinyiro, cyane cyane ku bantu batayafite. Ku bantu batayafite batinya abayafite, bavuga ngo uriya mukobwa sinamushobora, uriya mukobwa yansuzugura, uriya mukobwa yantegeka. Rero uyu munsi niho tugiye kurebera hamwe koko ibintu bishobora kuza kuba uramutse warashatse umugore ukurusha ubushobozi, ukurusha umutungo, n'uburyo kandi wabyitwaramo. Rero nk'uko twarimo tubivuga, usanga hariho abasore benshi nanone bashobora kugira gutya bakavuga ati ngewe nubwo nkennye ariko ndashaka umukobwa ufite amafaranga kugira ngo nanjye azagire aho ankura n'aho angeza. Hari igihe umuntu aba akennye adafite epfo na ruguru, akavuga ati ndamutse mbonye umugore ufite amafaranga cyangwa se umukobwa ufite amafaranga dushobora kubana nanjye akanzamura. Nabyo byaba byiza gutekereza gutyo, ariko tugiye gusesengurira hamwe uko ibintu bigenda. Ikintu cya mbere gishobora kuzakubaho mu gihe washatse mu muryango ukurusha ubushobozi cyangwa se urusha iwanyu ubushobozi cyangwa se ukurusha amafaranga, reka tubijyanirane gutyo, ni ukuvuga ngo hari igihe umuryango wo washatsemo cyangwa se wakuyemo umugore ushobora kuba ari umuryango uhambaye, uri ku rwego ruruta urw'iwanyu cyangwa se urwawe.
iki gihe hari ikintu ushobora kuzajya uhura nacyo muri ubu buzima, nubwo n'abagabo benshi bahura nacyo, ariko wewe ushobora kuzahura nacyo ukagira ngo ni ijuru rikugwiriye. Niyo mpamvu rero uba ukwiye kumenya ngo bizagenda gute. Rero buriya amafaranga aho ari, ikintu cya mbere nk'uko twari turimo tubivuga, ni agasuzuguro gashobora kuzaba mu rugo rwawe. Aka gasuzuguro rero gashobora kudaterwa n'uko wenda washatse umuntu ufite amafaranga, ahubwo ni agasuzuguro gashobora no kuba mu ngo zose. Ni agasuzuguro umugore wese ashobora kugira ku mugabo we, kubera ko birashoboka cyane ko hariho abagore batandukanye, ntabwo ari bose bagira agasuzuguro. Niyo yaba akennye ashobora kugira agasuzuguro, niyo yaba akize ashobora kugira agasuzuguro. Urugero nk'ubu rugero, hari igihe ushobora gushaka umukobwa ukize cyangwa se ufite amafaranga, bikaza kurangira ikibanza mutuyemo, inzu mutuyemo, ari we wagize uruhare runini, ari we wagize resiponsabirite nini cyane, ku buryo yaba yaragufashije kugura ikibanza, akakubakira ya nzu, akagufasha muri byose. Ubwo ahasigaye rero ukamuzana nyine akakubera umugore, kubera nyine ko yagukunze. Ashobora kuvuga ati uriya muhungu nta bushobozi afite, reka mufashe muri byose, ahasigaye twibanire. Rwose urukundo arufite, nta kibazo gihari. Noneho ugasanga wa musore cyangwa se wa mugabo atangiye guhura n'ibyo abagabo bose bahura nabyo. Hari igihe umugabo ashobora kugenda akajya nk'ahantu runaka agasa nk'utinda, yaza yagera mu rugo rwe ugasanga bari gushaka kuninira kumukingurira, ugasanga wenda kumukingurira basa nk'aho batinze cyangwa se banze no kumukingurira, ugasanga umugore aravuze ati subira iyo wagiye, ntabwo nyinjirira mu nzu. Aha ngaha rero iyo umugabo yumvishe ngo ntabwo unyinjirira mu nzu, kandi nyamara koko iyi nzu agatekereza yuko uyu mugore yayishyizeho umutungo mwinshi, aratekereza ati uyu mugore aransuzuguye pe, aransuzuguye kubera ko iyi nzu bigaragara ko ari we wayubatse. Ariko nyamara ku bagabo benshi ibi bintu bibaho, ukabone n'ubwo waba wariyubakiye inzu, bishoboka cyane yuko ushobora kuba watemberera ahantu, wataha ugasanga wakomanga, ugasanga nk'umugore yari aryamye ariko akisinziriza bimwe nyine byo kwisinziriza, akumva ariko akisinziriza kugira ngo bigaragare ko yasinziye, ariko ari uburyo nyine bwo kukuninira kugira ngo atagukingurira. Ibi ngibi rero abagore benshi iyi ngeso barayigira, usibye nyine ko benshi bisinziriza bibwira yuko abagabo batabizi, ariko nyamara abagabo baba babizi rwose, baba bazi neza yuko ari ko byagenze. Rero iyo bikubitiyeho yuko uyu mugore ari we waguhaye ubushobozi bwinshi, hari igihe utekereza yuko bishobora kuba ari agasuzuguro. Gusa nawe n'agasuzuguro k'amafaranga nako ntikiburira. Burya Imana ijya ifasha abagabo nabo bagira amafaranga, kubera ko igihe cyose umugore afite amafaranga, ari uhaha, ari utunze urugo, ari gukora ibishoboka byose mu rugo, usanga hari igihe n'akantu nyine k'agasuzuguro katabura, kubera ko igihe umugabo icyo ashatse cyose abaza umugore ati wazanye iki, wazanye iki, usanga umugore azamura umwuka mubi ku rundi rwego. Cyangwa se umugore yarize amashuri menshi ashobora gushaka gusuzugura umugabo, mbega ari we ufite akazi, hari igihe asuzugura umugabo. Ariko ikindi kigeretse kuri icyo, hari n'igihe nanone wa mugabo kubera nawe kutamenyera kuba mu mafaranga, ashaka kugira ngo amafaranga y'umugore ayasesagure, ayapfushe ubusa, ayanywere, ayajyane no mu ndaya. Dore ko hari n'igihe umuntu akunda kwifata ntajye mu busambanyi kubera kuba umukene, ariko yamara gushaka umugore w'umukire, ndetse n'uwo mugore anamukunda rwose, anamwubaha, ugasanga amwaka amafaranga yo kujyana mu zindi nshoreke, kubera ko aba yumva yaragize agatege noneho ko gusambana. Aha ngaha rero biza kurangira uyu mugabo akwiye kugira icyo yitondera mu gihe yashatse umugore w'umukire. Icya mbere, umugore w'umukire koko ashobora kugusuzugura. Igihe rero agusuzuguye, ukwiye kumenya nyine ko igihe afite amafaranga, hari igihe akantu ko gusuzugura katabura, rwose gashobora kuba katabura. Cyangwa se niba umuryango w'iwabo ari wo ugufasha cyane, cyangwa se ari ufasha umuryango wawe cyane,
uko byagenda kose nta akantu ko gusuzugura kabura, maze n'ukennye arasuzugura nkanswe noneho ufite ubwo bushobozi. Aha ngaha rero biza kurangira nanone utitonze ugasanga ahubwo ari weho ushobora kuba waragize amashagaga n'amarere yo gushaka gukenesha umugore wawe, bitewe n'uko uvuga uti akore ndye, afite ibifaranga byinshi, kubera nawe wenda ko udafite n'umuco wo gutunga amafaranga, ukumva ko amafaranga ari ayo kurya gusa ndetse no kwaya. Aha ngaha rero biba bisaba kugira ngo wongere wicare witekerezeho, utekereze aho uwo mugore yagukuye, kuko nyine nabyo uba ukwiye kubitekerezaho. Niba utari ufite inzu akayikubakira, niba utari ufite iyo moto ugendaho cyangwa iyo modoka ugendamo akabikugurira, nawe uba ukwiye kumuhesha agaciro, ukavuga uti rwose uyu mugore nanjye reka ngerageze kumwubahisha nk'uko amafaranga dutunze angana. Ariko iki ngiki nanone twongere tubwire abagore bafite ubushobozi, bashobora kuba barashatse abagabo baciriritse cyangwa se abagabo bakennye, yuko kuba umugabo yakena ntabwo ariyo ntandaro yo kumusuzugura, kandi nawe wa mugabo we kuba umugore wawe ari umukire ntabwo ariyo mpamvu yo kugenda uvuga ngo akajambo kose avuze ngo aransuzuguye. Oya, ahubwo icyiza ni ukubahana. Umukene ashobora kubana n'umukire bikagenda neza, ariko nyine biba bisaba kugira ngo babe barafashe izo gahunda zo kuvuga ngo uko byamera kose kubana nawe nkamwubahisha nawe akanyubahisha, nicyo kintu cy'ingenzi. Ikintu rero cya kabiri ni ugucana inyuma. Gucana inyuma kenshi na kenshi, hari igihe umugore ashobora kuba ari umukire cyangwa se yaravutse mu bakire, akaba afite n'ingeso mbi, akakugira nk'agakingirizo, ukaba umugabo umeze nk'agakingirizo, ariko akazajya ashaka kuguca inyuma. Aba ngaba hari igihe baba ari abagore bakomeye, ari abayobozi mu nzego zitandukanye cyangwa se ari abikorera, ugasanga wowe witwa ko uri umugabo, ariko nyamara afite ahandi hantu anyura akaba yaguca inyuma. Ariko uyu nguyu ni umugore gito. Umugore gito niwe ubikora, akabone n'ubwo yaba akize, buriya amafaranga burya ntabwo aguha uburenganzira bwo guca inyuma uwo mwashakanye n'ubwo yaba ari umukene. None se hari igihe umugabo ashobora kuba akize ariko igihe kikazagera agakena, wenda ubushobozi bugasigarana umugore. Nese bivuze yuko umugore azajya guca inyuma uwo bashakanye, azajya guca inyuma uwo bashakanye ngo ni uko yabaye umukene? Oya, ibi ngibi biba ari ingeso, kandi ni ingeso mbi. Ariko ahenshi usanga kubera ko umugore w'umukire aba aziranye n'abandi bantu b'ababosi bakomeye, ashaka kugira ngo afate umugabo we nk'icyo ntazi, maze akazajya amugira umukozi w'urugo, ubundi akagenda akajya kuryoshya n'abo bagabo bandi. Kandi nyamara wa mugore uzirikane ko muri bariya bagabo bose ujya kuryoshyanya nabo, nta n'umwe wigeze agutereta ngo agutware, ahubwo ni ukukurebera aho ngaho, yamara kukureba ubwambure n'ubundi akakureka. Rero kwihesha agaciro ni uko wa mugabo w'umukene washatse, wamushatse umureba, ahubwo gerageza ukore uko ushoboye urebe ko wamuzahura. Ariko nanone wa mugabo we nawe washatse uyu mugore w'umukire, nihaba hariho nk'ako kageso kamuteshutseho kakaba, nyamuneka rwose uzajye wihangana. Amafaranga hari igihe yoshya akaba yakotsa umuntu, cyangwa se akaba yamukoresha umuntu ibidakwiriye, kubera ko hari igihe umuntu abona amafaranga yo kugira ngo ayagenzure, ahubwo yo akamugenzura. Kandi amafaranga nta kindi akora usibye gushaka ibyishimo, kandi nyamara amafaranga ubundi ntabwo agura ibyishimo, ahubwo ibyishimo niwe ubyishakamo, kandi ibyo byishimo iyo wabyishatsemo bibasha kugira inzira nziza. Rero ikintu cyitwa gucana inyuma, cyane cyane ku bantu badahuje ubushobozi, gikunda kuboneka cyane, gikunda kuboneka. Ni kimwe n'abagabo bafite ubushobozi cyane cyane, hari igihe usanga baca inyuma abo bashakanye, ariko uyu munsi twari turi kuvuga ku mugabo washatse umugore w'umukire. Ntabwo gucana inyuma twabishyigikira, ariko n'igihe bibayeho haba hakwiye kubaho gahunda yo kuvuga ngo rero nsabye imbabazi, ntabwo nzongera kuguca inyuma. Kandi ukabikora rwose wa mugore we, nubwo ufite ubushobozi, ntabwo ukwiye gusuzugura umugabo wawe kuri icyo kigero. Icya gatatu rero, hariho abagore bagira ingeso yo kuba bafite ubushobozi bagatangira gukubita abagabo babo.
ugasanga ari kumukubitisha amafaranga cyangwa se ari kumukubitisha inshuti, akavuga ati mwebwe mugende mumunkosorere, wenda urugero niba umugabo wawe waramuhaye amafaranga akagenda akayajyana mu busambanyi cyangwa mu businzi, ugashaka kumutereza abantu ngo bamukubite ngo bamugukosorere, iri ni ikosa rikomeye. Kandi nawe wa mugabo we nawe, igihe washatse umugore w'umukire ukwiye kumenya ko hari igihe ushobora kuba warashatse umugore udafite ingeso nziza no gukubitwa ukajya ukubitwa cyangwa se ugatotezwa mu buryo ubu cyangwa buriya. Ahangaha biba bisaba kugira ngo nawe wigengesere. Buriya iyo abantu bashakanye kandi umwe arusha undi ubushobozi, cyane cyane umugore akurusha ubushobozi, uko byagenda kose haba harimo akantu gashobora kuzakubangamira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Abasore benshi nubwo bifuza kujya mu miryango ikize, burya biba bisaba kugira ngo nawe umanze wubake ubushobozi bwawe, umanze ugire nawe icyo ugeraho. Rero ahangaha uba ukwiye kuzitonda, ntago itegeko ryawe rishobora kuzagabanuka cyane kuruta uko waba nawe hari utundi tuntu wibitseho. Rero abagabo benshi bashatse mu bakire hari igihe usanga bakubitwa, ariko ntago twabwira abagore bakize ngo bajye bakubita abagabo babo nk'uko twatangiye tubivuga. Umugabo wawe ni uw'agaciro, burya umuntu ukureba ubwambure nta wundi muntu wakubaha nkawe. Ikintu cya kane rero ari nacyo cya nyuma, gufungwa. Hari igihe uyu mugore bamutwara, nk'uko twabivuze, uyu mugore ashobora kuba yari amaze igihe yarakuze, ariko nta bantu bamutinyutse kuba bamutwara, noneho hakagira umuntu umwishetaho cyangwa se umuntu ukora iyo bwabaga, bagashakana bagakundana ndetse bakanabyarana, ariko yamara kumuhaga agashaka uko yamwikuraho bikanga, ugasanga atangiye gutanga amafaranga ngo bamufunge. Uyu ni umugore mubi. Buriya umugore mwiza iyo yagukunze niyo yaba akurusha ubushobozi ntabwo yakwifuza ko bagufunga. Gufungisha rero uwo mwashakanye ni ikosa rikomeye, ni ikosa ritanababarirwa ari imbere y'abantu ari n'imbere y'Imana. Gufungisha buriya muraba mwarahuje amaraso. Gufungisha umuntu mwashakanye ni nko kwifunga wowe ubwawe, kandi noneho ikindi uba wishe abana bawe mwabyaranye. Niyo mpamvu rero igihe icyo ari cyo cyose urusha umugabo wawe amafaranga ntabwo ukwiye kumutegeka, kandi nawe ntabwo akwiye kubigenderaho ngo atangire yaye umutungo ngo ni uko wenda umugore wakora. Oya, ahubwo mwese mukwiye gufatanyiriza hamwe, ariko ntabwo ukwiye gukora iyo bwabaga ngo ufungishe umugabo wawe ngo kubera ngo kuziranye n'inshuti zikomeye. Igihe mugize ibyo mupfa muba mukwiye kuba nka rubanda rwose rusanzwe, mukajya mu nzego zisanzwe mukaburana, mukajya mu miryango kandi ukayumvira. Ntiwitwaze icyo uri cyo, ntiwitwaze aho ukomoka, ntiwitwaze umuryango wawe, kuko burya icyubahiro cy'umuntu ntabwo kiva mu mafaranga atunze, ahubwo kiva mu myitwarire ye. Rero iki cyari ikiganiro twareberaga hamwe ibintu bine abantu bakwiye kwitwararikanaho mu gihe umugabo yashatse mu muryango ukize. Twabonye neza yuko umugabo akwiye kutagendera ku bukire bw'umugore ngo atangire nawe amusuzugure cyangwa se amwaka amafaranga mu buryo bwo kwaya umutungo, kandi n'umugore nawe ntabwo akwiye kubigenderaho ngo asuzugure umugabo we, amugire uri aho, ahubwo akwiye kumwubaha akamuha agaciro nk'uko buri muntu wese yubaha umugabo we, kandi n'umugabo nawe agakunda umugore we mu buryo bukwiriye. Imana ikomeze kubaha umugisha. Twareberaga hamwe ibyo bintu, kandi ikomeze kubashyigikira. Kuri mikoro ya Justin Niyonsaba, niba uri mushyashya kandi ukaba wishimiye kino kiganiro, ukumva yuko no mu biganiro by'ubutaha twabana, ukore subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo turusheho kubana no mu biganiro byacu biri imbere. Mugire amahoro, murakoze.